Huye iwacu ku mavuko. Rwanda rw'Abanyarwanda, Rwanda rw'imisozi igihumbi, imbibi zawe ntizigira imbizi rwose, ndabimbura mbereka imbibi z'iwacu i Huye. I Huye, mwese muze mbereke iwacu i Huye. Iyo uvuye Nyanza y'Ibwami hirya ya Nyanza gato wasanga Nyamagabe, nuva Nyamagabe ukate gato ugere Nyaruguru hafi ya Gisagara ku gihugu cy'i Burundi umanuka ugera iwacu i Huye. Kandi aho hose ni imbibi z'iwacu i Huye. Genda Huye uri Huye rwose kuko urijwemo n'amahanga, buri wese akaza kurata kandi agushima iminsi yose, kandi rwose uri Huye. Huye uhuje amahanga, Huye uhuje ibitekerezo, Huye uhuje abawe, Huye rwose uri Huye kandi buri wese arabona kuri Huye. Uhuriwemo n'amahanga y'ingeri zose, buri wese arakurata, abakire n'abakene barisanga, dore ko ubukene buri guhunga kuko nta jambo bufite iwacu i Huye. Mu ngeri zose uragera i Huye ugasanga bihuye bari hamwe cyane, barafatanya rwose bikaramba, buri wese aranura kuzamura undi kugira ngo twese tugere ku ntera ishimishije. Huye jyewe nabyirutse mu bwana, ndeba ishema n'ishenje utunze, bintera kwitonda ndatekereza, utera iteka abadatunze, uti nimwegeranye cyane mukora amakoperative bidatinze muzatunga. Umutekano uba wose, ingabo polisingi n'irondo, umutuzo utamba hose, abana bagana ishuri, inshuke zirahaguruka, isomero rirashingwa. Huye kuva kera wari igicumbi cy'isoko, isoko y'ubumenyi bwinshi kuva hasi kugera hejuru, kandi byose byaturukaga iwacu i Huye. I Huye rega ni ahantu kuva kera haba mu buhinzi, twari dufite labi iwacu izarisonga, hari icyitegererezo mu rwego mpuzamahanga ndetse no ku isi muri rusange, kandi hose hari iwacu i Huye. I Huye buri wese abahazi, niyo twagera iyo muri Amerika, niyo urukazi na Australia, niyo twagana ku mpera z'isi, cyangwa tukabaza undi wageze ku kwezi, yari kukubwira ko ahazi cyane kandi ahazi nk'igicumbi cy'isoko y'ubumenyi bwinshi. I Huye, ese ubundi wowe uzi Huye? Ariko nanjye nkubaje nigiza nkana kuko nzi neza ko mu gihe uri umuntu utayoberwe Huye, kuko Huye ni igicumbi cy'isoko y'ubumenyi kandi kizwi na buri wese. Cyitegerezo mu turere 30 tw'u Rwanda, ubajije umuto mukuru n'umusaza, isano yaho wasanga isa n'isanzwe, isunga ryaho wasanga risange Huye, isura yaho wasanga ari udasumbwa mu misango. Wazinduka wazinga utwawe, waza uzi ko ugomba gutura i Huye, ugatunga ugatunganirwa, urwawe rukagenda, indwara ukazirwanya, ukagera ku rwego rwose ukeneye rwose, kuko Huye niko karere kera kirabura wabona amayera mu biganza byawe muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi muri rusange. Huye genda Huye uri Huye rwose, uramutse ugeze mu buzima buzira ikizima ugasanga bwakunaniye, aho ugeze bakakubwira ko utazakira kandi ko indwara ikomereye buri wese, bikagutera gutekereza neza ugatemba ugana i Huye, wahasanga CHIB, ibitaro by'inzobere zaturutse hirya no hino ziharanira guteza imbere ubuzima bwacu. N'abanyamahanga iwabo birabayobera kandi bafite abadogiteri uduhumbi, ariko iyo bageze iwacu i Huye bahakura umuti urambye, arejo bundi n'ubusaza bari bubuvure. Genda Huye jyewe ndakuvuga ntakurata, kuko nawe wayivuga byinshi birenze ibyanjye, niyo twagana mu burezi kuva ku mashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye yemwe na kaminuza. Ese ibi byo ndabibabwira ra? None se ninde muri mwebwe waba aravukiye i Rwanda akaba ari hejuru y'imyaka 35 cyangwa 50 agatangirira ishuri Rwanda agakomeza yisumbuye yemwe na kaminuza akambwira ko atazi Huye? Huye niho hantu hambere habanje kaminuza y'icyogere ku isi, isohora abahanga ndetse n'intiti zikayirata, n'abanyamahanga ntibakivuga kuko bazi ko uwizi Huye abashoboye mu rwego mpuzamahanga. Ibi mbabwira simbabeshya, nutangira kuganira na benshi uzakomeza utekereze neza, naho wagera mu gihugu cy'amahanga mukaganira cyane mugahuza urugwiro, ugatangira kuvuga u Rwanda, bakubwira ko bizi Huye. Biriya bitaro wumva iyo mu mahanga kandi byabaye mpuzamahanga, bigeremo ushake dogiteri barakwereka wundi wabaye icyatwa, wa wundi uvura indwara zose kuva kuyo hasi kugera kuyo hejuru, ya yindi ikaze cyane, uvura iyoroshye n'ikomeye, ufite ubumenyi bwinshi wagira ngo bwaturutse mu ijuru, uvumbura imiti n'inkingo by'ibyorezo byabaye karande, wamubaza aho yize akakubwira ati nizi Huye. Ariko se Huye we nukuruhurijwemo n'imigisha. Ugiye kuvuga ibitabo byinshi bya bindi byitabazwa cyane haba mu mategeko n'ahandi, ibisiga ibisingiza imivugo n'ibindi byose wasanga bifite inkomoko iwacu i Huye. Ndabivuga mbica hejuru ngenda kuko mu cyaro genda anyiciye ijisho, atunga urutoki ku musozi wa Huye, aho ni ku bisi kwa Nyagakecuru. Hari amateka menshi, nyavuze narambya n'inyamanza n'inyombya bitubyutsa mu gitondo mubona bidasigaye i Huye gusa mu gihugu cy'u Rwanda.
simbivugaho byinshi ngo ntinde ndateraguza ngenda ntinjiye mu mizi yabyo, dore ngeze kuri mizi, inzu ndangamurage y'u Rwanda dusangamwe amateka menshi y'igihugu cyacu. Nta handi akwiye kubarega usibye ahahurijwe imigisha, erega ni iwacu i Huye. Shishoza urebe neza wishe amaduka wishuka, ejo utazavaho wishuka ngo ubushakashatsi wabushakira ahandi. Iyi resitiyo ni iwacu, baducungira ibidukwiye, batuvumburira imbuto, urutoki n'amatungo, ngo dutunge dutunganirwe dutengamaye mu mutuzo, abakuru n'abatoya batuye ku gicumbi cy'umuco iwacu i Huye. Isano y'isoko y'ubusugire n'ubwisanzure, isumbwe risumba isano n'isakazamakuru, ishoza shishojwe neza n'abashakashatsi babishaka kandi b'abanyamwuga bazira ubwugamo, bavuga ukuri bagukuye ku isoko y'aho kwabereye, nta kukugwabiza cyangwa kukuzamura bidasanzwe, bikarushaho kunezeza ubusugire bwa bene Kanyarwanda. Wabisanga kuri FM 97.0. Ndababwiza ukuri ko ari kuri radio yumvikana hano iwacu i Huye. Si ibyo gusa, niyo washyira ku 104 waba ukiri hano iwacu i Huye. Umusizi w'umusaza wa wundi uri serious mu rurimi rw'amahanga, ubikora nk'impano yakuye ku iyamuremye, arasimbuka agatebya ati ikinyamakuru cyandika gifite icyicaro hano i Huye mu Rwanda nicyo cyegukanye igihembo mpuzamahanga mu kwandika inkuru zicukumbuye neza ku isi, gikurikirwa n'isakazamashusho televiziyo ifite icyicaro i Huye hano mu Rwanda. Bana b'u Rwanda bari mu mfuruka enye zarwo, by'umwihariko banyehuye, ibise nabyo tubyita inzozi. Sinsubitse nditsa gatoya, ihuriro n'ihuro tuzahure duhuza imisango y'ibyagezweho. Zabuloni Iyamuremye.